Inshuti mwene data tugiye kubana ku ijambo ry'Imana ndagushuhuje n'umuryango wanjye amahoro y'Imana abane nawe. Amazina yanjye ni Mpawenimana Thomas yo kuganira ijambo ry'Imana. Wowe nkurikiye ugubwe neza kubw'ijambo ry'Uwiteka Imana tugiye gusomana. Tugiye gusoma mu gitabo cya Yesaya igitabo cya Yesaya igice cyaho cya 52 ku murongo wa 2. Dusome ijambo ry'Imana. Yesaya umuhanuzi bice 52 umurongo wa 2 avuze ngo ihungura umukungugu uhaguruke wicare i Yerusalemu uyibohore ingoyi mu ijosi yawe mukobwa wa Siyongurwa ari nta feza utanze. Murakoze cyane bene data wowe ufite Bibiliya yawe ndagira ngo nkwinginge usome ku ijambo ry'Imana. Yesaya yari umuhanuzi mu gihe cye yarahanuye, ariko iri jambo nkuzaniye ndagira ngo nkubwire ngo rigukomeze mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ihungura umukungugu nurangiza uhaguruke ugende wicare i Yerusalemu. Ndashaka kugira ngo nkubwire ngo hari ahantu wari wicaye hagereranyijwe n'umukungugu. Mu mukungugu ni ahantu wicara ukicara mu kigeragezo. Mu mukungugu ni ahantu wicara ukicara mu mwanda. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo iyi saha tugiye kuganiramo ijambo ry'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo haguruka. Ijambo rimanutse muri aya masaha ku buzima bwawe rikubwira ngo haguruka, va mu mukungugu aho wari wicaye, va mu mukungugu haguruka intebe yawe iteye i Yerusalemu. Abantu bakureba bakabona ko utazigera uhaguruka. Mpanuri y'ubuzima bwawe ngo ugiye guhaguruka, mpanuri y'ubuzima bwawe ngo ugiye kuva mu mukungugu, mpanuri y'ubuzima bwawe ngo ugiye kuva mu bukene, mpanuri y'ubuzima bwawe ahantu wari utinze wicaye. Ndahanurira ubuzima bwawe ko ugiye guhaguruka ukajya kwicara i Yerusalemu. Mukobwa w'Isiyoni ngo waguzwe ubusa uzacungurwa nta feza utanze. Abarozi barikoza ubusa, abagome barikoza ubusa, abakwanga barikoza ubusa, abagusuzugura barikoza ubusa, kuko Imana igiye kuguhagurutsa nta n'igiceri utanze, nta mafaranga utanze. Ikura ku cyavu irakwibutse. Amen. Oh haleluya. Ikura ku cyavu irakwibutse, ikura ku cyavu iraguteturuye, ikura ku cyavu igiye kugukura mu mukungugu. Haguruka. Oh haleluya. Ndakubwira ngo haguruka mukobwa w'Isiyoni. Haguruka we wari wicaye mu mukungugu, haguruka we wari wicaye mu mwanda. Haguruka. Iyi saha magurukijwe no kugira ngo nkubwire ngo haguruka. Ahantu utinze have, ahantu utinze vayo. Haleluya. Dufite abantu mwararwaye mwumva ko mutazigera muhaguruka ku gisasiro, ariko Uwiteka Imana iragiye kuguhagurutsa ku gisasiro. Hari abantu mwarageragejwe mwumva ko mutazigera muva mu kigeragezo. Uwiteka Imana nkorera igiye kugukura muri icyo kigeragezo, igiye kugukura muri iryo deni, igiye kugukura muri iyo banka, igiye kugutereza ibyawe. Ndagira ngo nkubwire ngo birarangiye. Ugiye guhaguruka muri icyo kigeragezo. Wowe nshuti yanjye wo nkurikiye, zamura kwizera, wongere wemere Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, wongere umufate nk'umunyembaraga, kuko ijambo riramanutse rimanuwe n'umuhanuzi. Ongera wizere. Umuhanuzi Yesaya yahanuraga abantu batemera, ariko ubuhanuzi yahanuye bwarasohoye. Nanje nje kukubwira ngo ndaguhanuriye mu izina rya Yesu. Mpanuriye ubuzima bwawe, mpagaze ku ijambo ry'Imana, shingiye ku ijambo ry'Imana icyo rivuganye natwe. Kuri Yesaya 5:2 umurongo wa 2 haravuze ngo haguruka mu mukungugu, haguruka mu mwanda wari urimo, haguruka, vamo, haguruka. Ndavuze ngo haguruka. Hari ihembe ryari ryarafashe umugongo wawe, hari ihembe ryari ryarafashe igituza cyawe, hari ihembe ryari ryarafashe mu nda yawe, hari ukubagwa kugutinzeho. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Kristo yamanutse, mwuka w'Imana umanukiye ubuzima bwawe. Umwuka w'Imana ugiye kuguhagurutsa muri uwo mukungugu wari wicayemo. Hari ibintu bishaka kuguheza hasi, hari akazi wari waratakaje, urangije wicara mu isayo, wicara mu mukungugu, wicara ahantu habi, wicaye mu kigeragezo. Niwumva umukungugu ntugire ngo nuyunguye abantu bakubura. Ndagira ngo nkubwire ngo umukungugu ni ikigeragezo. Yesaya yahanuriraga ubwoko bw'Imana, ariko nanjye manutse nk'umuhanuzi ku buzima bwawe. Izere Imana, wizere ijambo rya, wizere n'uwo yatumye.
Haleluya. Wizere n'ijambo rigutumwe haya masaha, kuko ugiye guhaguruka mu mukungugu. Nshuti yanjye, ndagira ngo ndakurarikira kugira ngo wizere. Intebe yawe hari ahantu iteye. Wicika intege, wicika intege, wicika intege. Hari ahantu intebe yawe Uwiteka Imana yayiteye. Intebe yawe ntago ari iyo abarozi bagomba gukomeza kwicarayo. Intebe yawe ntago ari abagambanyi bagomba gukomeza kwicaraho. Ndagira ngo nkubwire ngo ugiye guhaguruka ahantu waruri, wongere wimuri icyicaro cyawe, ahantu maze iminsi wicaye. Nyemerera tujyane mu buryo bw'umwuka. Nyemerera uzamure kwizera, nyemerera uzamure umwuka, wumve isezerano Uwiteka Imana asezeranya abantu be. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Yesaya hanuye mu bihe bigoranye, Yesaya hanuye mu gihe gikomeye. Uyu mugabo Yesaya ni umugabo wari umunyamategeko, yakoreshaga itegeko, yakatiraga abantu imanza. Niwe muntu wakataga urubanza kandi ntihagire umuvuguruza kuko yari umunyabwenge. Ngo ariko imbaraga z'Imana zimusanze, imbaraga z'Imana zimusanze mu mategeko, ziramukomanga, ziramubwira ngo Yesaya we haguruka. Yesaya arahaguruka, abonye imirimo y'Imana, reka iby'amategeko, atangira kwambara imbaraga z'umwuka wera, atangira guhanura. Uwandikaga amategeko atangira kuvuga imbabazi. Ndagira ngo nkubwire ngo uri mu mwaka w'imbabazi. Uyu mwaka urimo ni umwaka w'imbabazi. Uyu mwaka urimo ni umwaka w'imbabazi. Nubwo bakwanza ariko uriho imbabazi z'Imana. Nubwo bagusuzuguye uriho imbabazi z'Imana. Nubwo bagusubije inyuma uriho imbabazi z'Imana. Nubwo urugo rwawe ubona rutubakitse, nubwo ubona urugo rwawe bitari kwemera, ndagira ngo nkubwire ngo nta divorce uzigera itinyuka ubuzima bwawe, kubera ko Imana igiye gutera intebe mu rugo rwawe. Wicare wegame kandi ukomere. Ndagira ngo nkubwire ngo abana bawe ntago bazagumaho icyo gisuzuguro cyo kudashaka. Oya, kubera ko intebe yabo yicaye i Yerusalemu. Yesaya arahanura, ahanura mu gihe cye, nanjye mpanuye mu gihe cyanjye nka Thomas. Ndahanuye mu izina rya Yesu, kubw'umuhamagaro twahamagawe, kubwo kwizera ijambo ry'Imana, kubwo guhagarara mu masezerano y'Uwiteka Imana. Ndagikwinginze nshuti yanjye, haguruka aho wari wicaye ujye kwicara i Yerusalemu. Ndakwinginga nshuti yanjye, haguruka, va muri uwo mwanda, va kuri icyo gisuzuguriro. Amaso yawe yikwereka ko ari wowe, yikwereka ko ari wowe utazigera wigisha abantu, wikwereka ko ari wowe utazigera wiga. Dufite abantu bacikirije amashuri kubw'agasuzuguro, kubw'agasuzuguro k'abanyamahanga, kubw'agasuzuguro k'abarozi, kubw'agasuzuguro k'abagome. Barangije barabicaza. Ubwenge umwana wawe yatangiye afite ubwenge, none uyu munsi babusubije inyuma. Umwana wawe yatangiye ari umuhanga, none uyu munsi yabaye umuswa. Ndakwinginga nshuti yanjye, ndakwinginga kugira ngo ubyumve. Intebe ye nta mwanzi wigeze ayicaramo. Komera umutima kandi utuze, komera ushikame. Intebe Uwiteka Imana yateguye y'umwana wawe nta muntu urayicaramo. N'uyicayemo ndagira ngo nkubwire ngo ni intizanyo, kuko hari imbaraga zigiye kuguhagurutsa ahantu utinze, hari imbaraga zigiye kuguhagurutsa ahantu maze iminsi wicaye, hari imbaraga zigiye guhagurutsa umuntu wawe wicaye kwa muganga, hari imbaraga zigiye guhagurutsa umuntu wawe bamaje kubwira ngo iyo ndwara uretse Imana yayikiza. Ndagira ngo nkubwire, abaganga baratuvura bakagera ku rwego bakatubwira ngo mwihangane, mutahe, mugende mwizere Imana. Nibyo koko ibyo akubwiye ntabwo yibeshye. Nanjye nje kukubwira ngo iyo Mana bakubwiye kwizera iracyakiza, iracyakora, ifite imirimo myinshi yakoze. Twabonye Imana ikura ku cyavu, hari Imana ikiza. Rero iyo ngiyo bakubwiye ngo wizere, nje kukubwira ngo uyu mugoroba ugiye guhabwa umugisha n'Uwiteka Imana, kuko agiye gukiza indwara yawe, igiye gukiza indwara umaranye igihe, indwara yafashe igifu cyawe, bakajya aho bakubwira ngo ni kanseri. Iyo ndwara igiye gukira mu izina rya Yesu. Ni Yesu wenyine wategetse, ategeka ikiriba. Abari bikoreye ikiriba baragitura. Aba bantu bari bikoreye ikiriba bazi ko byarangiye. Hari abantu bazi ko byarangiye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibyo bari bazi ko byarangiye biratangiye.
biratangiye, bihinduye isura, biratangiye. Ngo Yesu ahageze yitegereza umugore, asanga umugore ari wenyine, nubwo bari kwirukanka bajya gushyingura, bari kwirukanka bashaka kugabana imitungo ye, bari kwirukanka bashaka kugira ngo bamutuntumure mu nzu, bamwirukankane atangira agaragare ku gasozi. Ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo uzakorwa n'isoni inshuti yanjye, nubwo abantu bagutaramyeho igihe kirekire, ntabwo uzigera ukorwa n'isoni. Ngo nuko Yesu aramubwira ngo madamu wirira, mugore wirira, nanjye ndahanurira ubuzima bwawe, wirira, nanjye ndavugana nawe, wirira, wowe uri mu bibazo, wirira, wirira kuko Yesu ugiye guhura nawe, wirira kuko Yesu yaje, wirira kuko Yesu arahageze, wirira imbaraga z'Imana zaje, wirira, wihangayika, wikuka umutima, wicogora mu kigeragezo, wicogora mu kigeragezo. Fatanya nanjye aya masaha, wizere nk'uko nizeye, wongere wakira imbaraga zo kwizera, wongere wakira imbaraga z'ubutsinzi. Fata umutima wawe ubwire ngo komera, ntacyo uzaba, ubwire ngo humura, nubwo ubona bimeze bito, wibyariye umwana none ararwaye, abantu barakubwira ngo jya mu bapfumu, wijyayo hari Yesu, wijyayo hari imbaraga z'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo nkurikiye, wijya kuvuza mu barozi, wijya kuvuza mu bapfumu, wijya gutanga amafaranga. Ijambo riravuze ngo Uwiteka Imana mwaguzwe ubusa agiye kugucungura, nta feza utanze, amafaranga yawe yaratanzwe, amafaranga yawe yaranyanyagiritse. Ariko nanjye ngarutse kukubwira, nkurikira neza unyumve, ngarutse kukubwira ngo hari icungura umuntu adatanze amafaranga, hari ikiza indwara umuntu adatanze amafaranga, hari ikura ku cyavu umuntu adatanze amafaranga, hari itanga akazi umuntu adatanze ruswa, hari itanga imibereho myiza, aleluya, hari itanga ubuzima. Turashimira Data wa twese, hari itanga ubuzima. Mwana wawe yaravutse, avuka nk'abandi bana, avukira amezi 9, none uyu munsi kararwaye, ubona pe byararangiye. Yesu yakoze ku kiriba, aravuga ngo muhungu haguruka, ngo wari upfuye arazuka. Bari bagiye kwigabanya imitungo y'uyu mugore, bakorwa n'isoni. Hari Imana igiye kubakoza isoni, hari Imana igiye kubakoza isoni, igiye gukoza isoni abarozi, igiye gukoza isoni abagome, igiye gukoza isoni kariya kanama kari kagutaramyeho mu mudugudu, igiye gukoza isoni abumvaga mugiye gutezwa cyamunara, igiye gukoza isoni abumvaga mwarahombye, igiye gukoza isoni abavuze ngo urugo rwawe ruzasenyuka, igiye gukoza isoni indyarya. Haleluya. Komera, shikama, witinya. Ndakubwira ijambo ry'Imana rigukomeza, igiye kugukura mu mukungugu, igiye kugukura mu mukungugu. Warugeze ku rwego rwo kumva ugiye kugurisha akamanza kawe, wumva itaka ryawe rigiye kujya ku isoko, wumva famu yawe ugiye kuyigurisha, cyangwa ukumva ikibanza cyawe kiri mu mujyi wa Kigali ugiye kukigurisha. Wikigurisha, hari igiye guca inzira. Humura, shikama, humura, igiye guca inzira. Witinya, wagashyize ku isoko, ubura umukiriye, ubaye iki? Witinya, Imana ibi amaje kubyinjiramo, hari ibyanga. Ntago bivuze ko niba byaranze Imana ntago yagutaye. Niba abakiriya barabuze, hari Imana igiye gutangiza, igatangirisha umugisha wayo, hari Imana igiye kubazana. Ndagushimira kuri iyi Imana, Imana ikura ku cyavu, Imana iteturura umuntu. Igihe yateturuye Hana, yateturuye Hana, ni Imana igiye kuguteturura. Nubisoma neza ngo Hana yarenze ku mategeko, yinjirana umutambyi mu rusengero. Umutambyi aramubwira ngo wa mugore we, ko tureba ko nkwitegereza, ni inzoga wanyoye, ni vino, wa mugore we nicyo kikwinjije mu rusengero. Ngo Hana arangije aramubwira ngo databuja, ni intimba n'akababaro nifitiye ku mutima, hari akababaro umaranye iminsi, ariko Uwiteka Imana agiye kukakumara. Wowe turi kumwe, fatikanya nanjye dusengera isengesho. Dusenga n'isengesho, Imana imara umubabaro, nawe kumara umubabaro. Ndagushimiye gitare cy'amahanga, ndagushimiye ku bw'aka kanya. Ijambo ryawe ririvuganye natwe mu buryo bw'ijambo, uvuganye natwe mu buryo bw'ubuhanuzi bukomeye. Uravuze ngo none hihungura umukungugu, nurangiza uhaguruka ujye kwicara i Yerusalemu. Hari abantu baryamye kwa muganga, hari abantu baryamye mu mago yabo. Nyemerera bihungure icyo gisasuro, nyemerera bihungure ubwo buriri, icyo gitanda bamazeho iminsi. Nyemerera bihungure kubw'imbaraga zawe, bahaguruke mu izina ryawe Kristo. Nyemerera ubagenderere kubw'imbaraga zawe. Hari abantu bamaze iminsi
bicaye mu gisuzuguro cyo kubura akazi. Hari abantu bamaze iminsi barasubijwe mu rugo, ariko nyemerera bihungura umukungugu, kuko uravuze ngo intebe zabo ziteye i Yerusalemu. Nyemerera ubicaze i Yerusalemu, nyemerera ubicaze mu mahoro, nyemerera ubicaze mu munezero. Hari ababyeyi uyu munsi bicaye iwabo, ingo zabo zarasenyutse, ingo rwabo rwamaje kwinjirwa n'umwanzi, ariko nyemerera ubakureho icyo gisuzuguriro, bajye kwicara mu mago yabo. Hari abana bavuye ku mashuri atari uko data Nyagasani babuze ubwenge, wabahaye ubwenge ariko umwanzi arangije ajya kubicaza mu rugo iwabo. Ariko nyemerera gitare cy'amahanga, ubakureho icyo gisuzuguriro, bave mu rugo bajya kwicara ku ntebe y'ishuri bongere bige. Nyemerera Kristo mwami w'abami. Hari ababyeyi bategereje igihe kirekire ntago barabona urubyaro, ariko ndabasengeye aka kanya. Wanda we yavuze ngo ntuzigera isama, ndavuze ngo zibuka mu izina rya Yesu. Jambo rya Kristo rirakomeye, jambo rya Yesu yabwiye umuntu wari warapfuye amatwi, aravuga ngo zibuka, aravuga ngo efata, bisobanuye ngo zibuka. Nanjye ndavuze ngo efata bisobanuye ngo zibuka. Wanda we zibuka mu izina rya Yesu. Usama inda y'umugisha, wa mugore usama inda y'umugisha, wa mugore utangire wishime, kuko Uwiteka Imana arakwibutse. Reka icyubahiro cyawe data kiganze, reka mwamugire neza abantu bose. Sengeye n'abantu bari mu rugendo, nyemerera mu rugendo batangiye. Hari abantu Satani yahagarikiye urugendo, data Nyiringabo warabaye amasezerano ko bazagenda, none uyu munsi urugendo rwarahagaze. Ariko ndasengera uru rugendo mu izina rya Yesu Kristo. Abari baranze kubahamagara babahamagare, batangire bahaguruke bagende, kubw'imbabazi zawe mwami, kubw'igitinyiro cyawe data. Ngaho bana natwe muri aka kanya, ngaho bana natwe muri iri sengesho. Urishyigikire mwami Nyiringabo, urisohoreshe imirimo n'ibitangaza. Tangaza byawe ukora mwami Nyagasani, bigaragarire ubwoko bwawe. Ndasenze ndizeye nk'umugaragu wawe ko hari icyo ukoreye abantu bose bankurikiye, ko hari icyo baremeye kandi gifatika, mu izina rya Yesu, amen. Mwene data wowe wari unkurikiye, ndagira ngo nkubwire ngo humura Uwiteka Imana arahari kandi komera. Ubu buhanuzi buze buguhagurutsa ahantu wari utinze kugira ngo bukwicaze mu masezerano. Imana y'amahoro, Imana igira neza, ikwicaze mu mbabazi zayo. Ndabashimiye cyane, ndashimiye buri muntu wese ufashe umwanya wo kunkurikira. Imana yo mu ijuru imuhereze umugisha. Kandi ndagira ngo nkubwiye ngo nimba hari n'uwawe, nurangiza niba hari umuntu wawe uhari muziranye w'inshuti yawe ufite ikibazo amaranye iminsi, umusangize iri jambo ry'Imana kugira ngo rimukomeze. Kandi ndakwinginze, fasha dukora ivugabutumwa, fasha duhumurize ubwoko bw'Imana, fasha dukomeze ubwoko bw'Imana. Ufate iyi video uyohereze mugenzi wawe kugira ngo nawe abashe gukomera mu buryo bw'imbaraga z'Umwuka Wera. Amazina yanjye nkuko natangiye mbikubwira ni Muhawenimana Thomas, ndi umukozi w'Imana, nkorera mu karere ka Nyagatare. Mfite telefoni igendanwa ni 078 23 15 221. Ushaka kugira ngo dusengane mu buryo bw'umwihariko wahamagara kuri iyo nomero. Ushaka kugira ngo ubonane nanjye wahamagara kuri iyo nomero. Iyo nomero nyikoresha kuri telefoni ngendanwa, iri no kuri WhatsApp. Ushatse wanyandikira tukakorana ikiganiro nyuma y'izi kamera cy'umwihariko. Uciye mu gikari wampamagara kuri iyo nomero. Nshuti yanjye mwene data, nkushimiye Imana, nkushimiye gitare gisumba amahanga. Ishobora byose igushoboze muri byose. Ishobora byose ibane nawe mu rugendo urimo. Ishobora byose ibane nawe mu kazi uri gukora. Ishobora byose ihagarare nawe mu kigeragezo uhagazemo muri iyi minsi. Ndagusengeye kugira ngo ukomezwe n'Uwiteka Imana. Ndagusengeye Imana igucira inzira. Imana ni gucira inzira, uzanyemerere wandike muri comment uvuge ngo nabonye ukuboko kw'Imana, kuko nizeye neza kuri